akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze muri gahunda zacu. Iyi ni isaha y'ikiganiro tuganira ku gutsindishirizwa. Ngiye muri kumva kuri YouTube nitwa Dusabane n'Imana Ernest, ngiye tugiye gufatanya mu kuyobora kino kiganiro kuri isaha. Rero reka tubahe ikaze mu kiganiro. Umutumirwa wacu twayahageze tugiye kuganira nawe, reka tumuhe umwanya abibwire. Nitwa Ntakirutimana Emmanuel, ndabaramukije Uwiteka bahire. Arakoze cyane, Imana duhana umugisha. Rero namwe mudukurikiye tubahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi insanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri isaha mu kiganiro cyo gutsindishirizwa iratubaza ngo kubera iki Imana ishyira abantu mu rubanza. Iyo niyo nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Rero kubera yuko ari ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, reka duce bugufi mwene data adusengere hanyuma tuganirize. Turagushimye Mana yacu, wowe waduhaye kurama no kuramuka, guhabwa icyubahiro. Udutije n'aka kanya ngo duhane ibitekerezo tubikomoye mu ijambo ryawe, twubakane tunoze urugendo rukugana. Urakoze, ngaho bana natwe abatwumvira hafi na kure, twese uduhere umugisha hamwe, utwungura ubumenyi buduhindure, tuzabane nawe mu bwami bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Rero tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi ni ikiganiro cyacu kandi cyanyu cyitwa gutsindishirizwa. Insanganyamatsiko nk'uko twatubabwiye iravuga ngo kubera iki Imana ishyira abantu mu rubanza. Reka dutangire twibaza iki kibazo. Ese ubundi urubanza rwarabaye, rwaratangiye, ruri kuba, cyangwa dukomeze dutegereze ntabwo iki cyari cyagera cy'urubanza? Insanganyamatsiko nk'uko muyumvise, turibaza impamvu Imana ishyira abantu mu rubanza. Yenda tutarabigeraho habaye ikibazo cy'amatsiko, ikibazo kitese urubanza rwaratangiye, ruri kuba, ruzaba, bimeze bite? Ku basoma Bibiliya bakiga ubuhanuzi, mbibutse ko igihe twiga ubuhanuzi mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo uhereye kwa 19 kugeza kwa 21 hatubwira ko amagambo y'ubuhanuzi asobanurwa. Uko ni nako byanditse mu byakozwe n'intumwa igice cy'8 umurongo wa 30, igihe Filipo umuvugabutumwa umudiyakoni yasangaga inkone yari ivuye gusenga y'umunyetiyopiya isoma amagambo y'ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Yesaya. Yaramubajije atese ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi atese nabyumva nte ntabonye unsobanurira. Ubwo rero ibyo byose ni bigaragaza ko iyo ubuhanuzi bwigwa busobanurwa. Ubwo rero kubiga ubuhanuzi bwa Daniel 8:14 ahavuga iby'iminsi 2300, umunsi ukaba uhanye n'ubuhanuzi mu mwaka. Iyo minsi itangira mu mwaka wa 457 imbere y'ivuka rya Yesu, ikageza 1844 inyuma y'ivuka rya Yesu. Dusobanuye ubwo buhanuzi kuko ubuhanuzi bugomba gusobanurwa. Kuri iryo herezo ry'iyo myaka rero niho ntango y'urubanza Imana ifitanye n'abantu. Rero rwaratangiye. Nibutsa abanyumva yuko igihe mu byakozwe n'intumwa, ndasoma mu byakozwe n'intumwa, igihe intumwa zari ku isi zibwiriza ubutumwa, koko icyo gihe cy'urubanza zakibonaga mu gihe cyazo ari inzagihe. Ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 31, kuko yashyizeho umunsi wo gucira urubanza rw'ukuri
rw'abari mu isi bose izarucisha umuntu yatoranije, kandi ibyo bihamirije abantu bose ubwo yamuzuye. Ijambo izarucisha bivuzwe na Pawulo mu Byakozwe n'Intumwa, urumva ko nawe urubanza yarubonaga mu gihe cye ari inzagihe. Ibyo byanditse no muri Petero 4:17, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera bite? Kandi niba biroheje ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazaba he? Igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza. Ntabwo ibi mbivuga ubu, ahubwo ndi gusoma ibyo Petero yavuze icyo gihe ahagana mu 100. Nawe urubanza yarubonaga ari inzagihe. Iyo nzagihe yabo rero byarageze irasohora kuva mu 1844 ku iherezo ry'imyaka 2300, kuko umunsi mu bahanuzi ni umwaka, kuko dusobanura ubuhanuzi byanditse muri Ezekiyeli 4:6, byanditse mu Kubara 14:3-4. Iryo herezo rero rigeze, ni ukuri urubanza rwaratangiye. Ubizi cyangwa utabizi, ubyitayeho cyangwa utabyitayeho, uri uworoheje cyangwa ukomeye, ukunda Imana cyangwa uyanga, ubuzima bwanjye nawe iyo mu bikari byo mu ijuru urubanza rwaratangiye. Murakoze cyane. Ndikumva mubaye nk'abasubiza n'ikibazo cya kabiri, kuko Petero yavuze ngo urubanza ruzabanziriza mu nzu y'Imana, ariko ruze kuza no mu bantu batari bemera ukuri. Bivuze ngo buri muntu wese ari mu rubanza. Ni cyo kibazo cya kabiri kibazaga ngo ese abantu bose bari mu rubanza, ni abakiriho gusa, ni abapfuye, cyangwa Imana itegereza ko umuntu abanza gupfa kugira ngo imucire urubanza? Yenda tutagiye muri maremare, abazima bariho, abari gupfa n'abapfuye kera, urubanza ruzajya rukurikirana dosiye y'uwabaye ku isi wese. Rwaratangiye rero, rwaratangiye hashize igihe kirekire. Murakoze cyane ku bisobanuro, ndumva birumvikana, kandi ukurikije imibereho y'abantu mu isi ni ngombwa ko Imana ishyiraho urubanza. N'abantu benshi hari igihe umubwira icyaha cye akavuga ngo kukimuca imanza, ngo Imana nizaducira urubanza. Rero ndagira ngo mabwire ngo mwe kuzongera kuvuga ngo izaducira urubanza, kuko tubonye yuko ngo ku iherezo ry'iminsi 2300 urubanza rwatangiye. Ahubwo mwandike ngo mujye muvuga ngo Imana iri kuducira urubanza. Yego. Ubwo ngubwo ibyo ukoze umenye yuko uri mu rubanza. Buriya umuntu ukoze ibyaha n'urubanza ruri kuba no mu rukiko, umucamanza araguhana atitaye yuko wenda bari baje no kuburana ikindi cyaha. Icyo ukore mu rukiko nacyo cyongeraho, ku buryo nacyo ahita akigukurikirana. Hari igihe ngo aguhane, aguca igihano cy'ako kanya. Hari abantu bajya bahanwa ako kanya, umucamanza agahita ategeka ngo wowe babe bagufunze aka kanya. Noneho urubanza rukaza rugakomeza, ariko uwo muntu we bamaze kumukatira igihano cye cy'ako kanya, ku buryo urubanza rukomeza ariko yamaze guhanwa igihano cye cy'ako kanya. Noneho mu isi rero ari ibyaha abantu tujya dukora, ariko ugasanga ubutabera bwo mu isi, wenda icyaha umuntu yakoze kikaba gihanwa n'amategeko asanzwe wenda y'ibihugu cyangwa se y'imiryango runaka, ku buryo hari igihe bavuga ngo niba ari umuntu wibye, niba ari umuntu wishe undi, akavuga ngo uyu nguyu akatirwa imyaka 15 cyangwa se 5, cyangwa se wenda yasambanye, yaciye umugore inyuma, akavuga ngo arakatirwa igihano kigenwa n'amategeko. Ariko amategeko y'abantu afite ahantu hagarukira, kubera ko n'ubugenzacyaha bwabo bufite aho bugarukira. Noneho nkibaza nti se abo banyabyaha baze ko babihaniwe, rwararangiye, ubu ngubu nibatongera gukora ibindi bazabarwa nk'abakiranutsi, babarwa mu kihe cyiciro? Yenda kaduse n'abasubiye inyuma gato ku bantu batwumva, tubanze tubibutse ko gahunda y'inkiko zibera ku isi, iyo gahunda ndayivuga. Kwanza hari amategeko ayobora ingoma zo ku isi na za kominote z'abantu, hariho kuyica, hari ibihano byagenwe, hari inkiko rwose zashinzwe, hari abacamanza bicaye ku ntebe, hari ibitabo bandikamo iby'abo bantu, hari dosiye, hari ibihano, hari ibihembo. Ibyo byose bibera ku isi. Reka nibutse abatwumva ko ab'isi biganye Imana,
yego muri Daniyeli 7 uhere ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 komeza kwitegereza ubwo uru rubanza rwahanurwaga yego kugeza aho bashyireho intebe z'ubwami, haza umukuru nyiribihe byose aricara, imyambaro ye yeraga nka sheregi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana, imbere ye hatembaga umuriro, uduhumbagiza baramukoreraga kandi inzovu bari bamuhagaze imbere, imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Mu ijuru hari urukiko rubamwo ameza, ntabwo ari nkaya ayo mu ijuru ntituyazi, ariko hari abicaye, hari idosiye bafite, hari ibitabo, kandi iyo babumbura ubwo bagiye kureba ikitegeko rivuga n'icyo umunyabyaha yakoze. Mu ijuru gahunda nk'izi zo mu rukiko abisi baziganye mu ijuru, ahubwo ni abahanga bazi kwigana kuko niho zibera. Noneho ngo n'Imana yabafungure ku buhanga bwayo, yabapfonyoreye ku buhanga bwayo. Noneho nk'uko abisi ntawagushyira mu rukiko ari nta tegeko ryishwe, niko mu ijuru bimeze, niho babyiganye. Mubwiriza 12 umurongo wa 13, iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Igikurikiraho, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Yakobo 2 nuvuga ngo igishyira umuntu mu rubanza ni uburyo aba yagenje amategeko kandi kutari kwiza. Yakobo 2:12, muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Mbese nta rubanza rwabaho ahatabaye amategeko ngo yicwe, noneho umunyabyaha wishe itegeko nk'uko mubimenyereye. Urwa mbere rwa Yohana 3:4, icyaha no kwica itegeko. Noneho uwo wishe itegeko ryashyizweho, ubwo butabera buba bukeneye guhorerwa, nibwo bumujyana mu rubanza. Noneho ku banyabyaha wavuze, uhereye kuri bariya bahanuzi dusomye, uhereye muri uriya mwaka w'1844 urubanza rutangira, Imana yahereye ku bapfuye, yinjira cyangwa izinjira, kuko hari amabanga duhishwe nk'abantu kubariho, ariko ntawe uzarokoka, nta n'uzatoroka, nta n'uzayikwepa ngo ubuzima bwe bubeho ibyabwo bitanyujijwe mu rubanza, ngo yemerwe cyangwa yangwe. Noneho rero ubu tuvugana, nk'uko twabisomye muri kiriya gitabo cya Daniyeli 7 umurongo w'10, ngo imanza zirashingwa, ngo ibitabo birabumburwa. Mu ijuru haba ibitabo, iyo usomye Abafilipi igice ni icya 4 bari ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3, mu ijuru hari igitabo cy'ubugingo. Iyo usomye Maraki cyandikwamo abakorera Imana, iyo usomye Maraki 3:16, ngo abubaho guwiteka baraganiraga, ngo Uwiteka agatega ugutwi akumva, ngo igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere ye. Ubwo hari n'igitabo cy'urwibutso. Wasoma Yesaya 35 uhereka umurongo wa 1 gukomeza, hatondetse urutonde rw'ibyaha, ku musozo haranditse ngo ibyo byose biranditswe imbere yanjye, ni Uwiteka avuga. Nuvuga ngo hari n'igitabo cy'ibyaha, hari icy'urwibutso, hari icy'ubugingo, hari n'icy'ibyaha. Urwibutso kirimo ibyiza dukora, icy'ibyaha kirimo ibyaha dukora birumvikana, icy'ubugingo cyo cyonyine cyihariye amazina y'abantu binjira mu murimo w'Imana bakayikorera. Nibyo Paulo yavuze mu Bafilipi 4 umurongo wa 2 n'uwa 3, ngo ndahamya ko abo bagore, ngo abagore bakoranaga nanjye, ngo bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, ngo ndahamya ko amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Noneho iyo bageze muri icyo gitabo bagenzura ibya buri wese hakurikijwe ibyanditswe muri ibyo bitabo, bigaragaye ko ibikwanditsweho mu gitabo cy'ibyaha, nkuko n'ubundi twigeze tubivuga, ibyaha byawe bigasangwa utarabyihanye, imbere y'izina ryawe haba handitse ngo yarababariwe imbabazi. Ni ukuri kuba waranditswe mu gitabo cy'ubugingo ntacyo byonyine biba bikimaze. Ni ukuva 32 umurongo wa 33, Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Burya Imana yandika ntabwo ari definitive muri cya gitabo cy'ubugingo, ahubwo izina ryawe rigezweho muri rwa rubanza, bikagaragara ko nubwo hari bike wakoze mu by'Imana,
ariko utamaramaje ngo usoze neza, cyangwa wabikoze ariko bikaba atari rwose. yego, cyangwa se warabikoze ariko atari rwose, rwose izina ryawe rirahanagurwa. Guhanagura birashoboka, kandi ibyo byo bikaba bibaye definitif, ibyawe birangiye nta kundi uzabigarura. Muri Zaburi 69:29 bene abo haranditswe ngo basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo be kwandikanwa n'abakiranutsi. Ubwo rero ku cyo warubajije, urubanza rwaratangiye, ibyanjye nawe biri kugenzurwa, ubizi cyangwa utabizi, ubyitayeho cyangwa utabyitayeho, izina ryawe rigegwaho, usangwa warihanye ibyaha byawe bikaba amahoro, waba utarabyihanye izina ryawe rikaba rishyizwe habi by'iteka ryose. Urubanza nk'urwo rwaratangiye hashize igihe, uwo murimo uri gukorerwa mu ijuru. Ubwo icyo numvishemo ni uko n'abantu bazi yuko wenda bakoze ibyaha bakabihanirwa, ubwo batihanye ngo Imana ibababarire, bazabizira n'ubundi, kuko icyaha cyari kiri mu mutima, kumva ko kwihagararaho ukanga kwihana. Umuti w'icyaha n'umwe, ni ukwihana, ni ukwemera amaraso ya Yesu akatubabarira. Ariko aho turi kuhanyaruka, kuko hari abantu yenda yaribye, yarasambanye, yarasahuye, arakatirwa imyaka 10 arayirangije muri gereza, baricaye aratuje azi ngo ngege hano narakirangije. Oya, inkiko z'isi gahunda zazo mu ijuru bazisubiramo. Ibyaha dukora, nubwo mu mibereho yacu, mu buryo bw'uko tubanye muri rusange mu muryango mugari wa mwene muntu, nabo bagira ibibaranga, bagira iby'ubupfura, bagira ibibayobora, ariko ntibiba bihagije. Iyo warwanye, iyo watukanye, iyo wasambanye, bakagufunga ukarangiza igihano, ntabwo no mu ijuru kiba kirangiye. Mu ijuru waketse wihanye, uwibye yaba kibifite cyangwa yabibona akagarura ibyo yibye. Ezekiyeli 3:3-15. Ntabwo mu ijuru biba birangiye, uretse n'uwuriho uvuye muri gereza mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, n'uwapfuye. Abaheburayo igice ni icya 9 umurongo wa 27. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, n'uwapfuye ntagira bibeshya ngo ibyo byararangiye. Ntabwo ubutabera bw'Imana babutorotse, ibyo bizakurikiranwa. Nta n'ibyo wamukorera, kuko hari n'abantu bajya bavuga ko yenda hari ukuntu bamukorera agateraniro bakakita izina, akajya harimo aho babazwa gato bita purigatori, cyangwa akazatanga yandi maturo, Imana ikadohora. Iyo upfuye ibyawe utarabitunganije ushyirwa mu rubanza, kandi nta wakuvuganira mu iyo dosiye. Na Yesu ubabarira abanyabyaha, ibyo upfuye utihanye ntacyo yabikoraho, kandi yaraje kudupfira. Rero murakoze cyane kuri ubusobanuro, kandi ndumva byumvikana. Imana yaranakoze ubwo yagennye ko abanyabyaha bazabiryozwa, kuko mu isi hari igihe mu isi ruswa zibaho, inkiko ziragenda zikagoreka ibintu, wenda ubutabera ubugenzacyaha bakagira intege nke, ntibubone ibimenyetso bimwe na bimwe. Rero ubwo buri byaha byose bizajya bibazwa, nko mu gatabo kitwa Kwirinda, bavuzemo ibyaha abantu bajya bakora ko bitewe n'ibindi byaha by'abandi bantu, nk'abantu bakora ibyaha biturutse ku nzoga. Buriya hari abo banyabyaha bagenda bakabisorera, bagatera abandi ibyaha bibi kurushaho. Abo bashutse, abo ingaruka z'ibyo zagezeho, bagahanwa wenda bakanakubitwa, ariko bazize ibyaha byakozwe n'abandi bantu babitangiye imisoro. Rero abo ngabo nabo bamenye ko urubanza rwo mu isi kuba rutarabyitayeho, cyangwa se kuba rutarabagezeho, urw'Imana rwo ntabwo bazarucika, ahubwo nibatihana bazarimbuka. Reka dukurikire noneho ku ngingo yacu y'umunsi, abo twitaho, aho twibaza ngo kubera iki ko Imana ari inyambabazi kandi akaba ari umubyeyi. Mu by'ukuri umubyeyi biriya biragoye ko wasanga, usibye yenda muri iki gihe aho iminsi y'imperuka yahindutse, yadutse urukundo rugakonja, ntabwo ari kenshi wasanga umubyeyi ari kurega umwana we ibyaha yamukoreye ngo ajye mu rukiko. Ariko Imana kubera iki idukunda, yagezaho idushyira, igena ko buri muntu wese, ari abihannye, ari abakiranutsi, ari abanyabyaha, bose bajya mu rubanza, kandi
mu by'ukuri hari abantu bajya bitangira umurimo nabo izabashyira mu rubanza kubera iki Imana izajyana cyangwa se ishyira abantu bose mu rubanza. Imana iki ni ikibazo abantu bibaza cyane abayize nabi. Birakwiye ngo twongere dusubire tunayimenye neza, tuyimenye neza. Imana ubundi Imana cyangwa Yesu ducungura, hari ibintu abantu bitewe n'icyo bakunda. Kambanze mbere kuri Yesu, n'urwa kabiri rwa Petero 3:18. Urwa kabiri rwa Petero 3:18 haranditse ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Nta nubwo nshaka kurenga hano. Yesu Kristo ni umwami wacu akaba n'umukiza. Noneho kuri iki kibazo ubajije kinakomeye aricyo cyo gutindwaho, abantu bamwe barashaka Yesu w'umukiza gusa. Yesu akadukiza ibyaha, Yesu akadukiza indwara, Yesu akadukuriraho ubukene, Yesu akadukiza abanzi. Uwo baramushaka. Ariko Yesu witwa umwami utanga amategeko, umwami atanga amategeko, umwami arakorerwa, umwami arayobokwa, umwami bararamya. Uwo Yesu ntibamushaka. Ubwo rero kwanza ucyanga Yesu nk'umwami, ikibazo kiba kivutse, ubu utangiye kugirana impaka zitangiye. Imana rero mu miterere yayo igira urukundo, igira ubushobozi, igira uburinzi, igira imbabazi, igira ibyo bintu byiza mbese. Ni umubyeyi nuko, ariko igira n'ubutabera. Noneho hari abantu bashaka ko iyo Mana ni nk'aba ari nk'ubu bayijyana muri bano bahanga bajya bakuraho bimwe mu bice by'umubiri, bayirema ukundi ikagira ibyo gusa igakuramo ubutabera. Ubutabera bivuze iki? Bivuze ko ifuhira amategeko yayo. Ndasoma imirongo igera nko muri 2 Zaburi 89 umurongo wa 15. Zaburi 89:15 hari aya magambo avuze ngo haranditswe ngo gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe, imbabazi n'umurava birakubanziriza. 85:11 ho haranditse ngo imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Mbese ubwo bari kujya bavuga judgment, justice, mercy and truth. Nibyo biri kujya bivuga hano muri Zaburi. Hariho imbabazi ariko n'ukuri. No muri Yesu nusoma muri Yohana haranditse ngo muri we hari huzuye ubuntu n'ukuri. Hari abashaka ngo Imana ikoresha ubuntu gusa, ireka ukuri. Ukuri no gufuhira ijambo ryayo, no gufuhira amategeko yayo. Noneho rero ikizatuma Imana ishyira abantu mu rubanza nuko ibyo yavuze byose ikadutegeka kubyumvira, hakaba uwanyuranije nabyo, Imana igomba kwapurika cyangwa se guhagarika ubutabera bwayo. Kuko idahagaritse ubutabera, ukayisuzugura, ukayicira mu jisho, ukayifataho uko ushaka, ntabwo yaba yujuje ibyangombwa biranga. Irangwa n'urukundo ariko irangwa n'ubutabera. Ubwo butabera bwayo rero irabufuhira. Kandi nituza gukomeza kwimbika muri iyi ngingo, muraza kumenya ko kubufuhira kwayo ni inyungu zacu. Byose ni ubuntu, ni inyungu zacu. Abanyumva ni mu byumve, Imana izashyira abantu mu rubanza bitewe no gufuhira ubutabera bwayo. Noneho yenda kuko reka tuhimbike, mu nkundire tuhimbike uyu Yesu twohererejwe ngo azaducungure. Icyo tutashoboye we wakiranutse agishobore, abiduhe tubyitirirwe. Aribyo byitwa gutsindishirizwa. Ndabisubiramo abantu babyumve, twe twarananiwe, ntabwo twatsinda muri uru rubanza ngo twitwa abakiranutse. Twarananiwe pe, twarananiwe. Reka imirongo nayo nyisome. Umwe ni Zaburi 143, Zaburi 143 ni umurongo wa 2. Kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Noneho Zaburi 130 ho
umurongo wa 3 Bibiliya iravuga ngo Uwiteka wagumya kwibuka ibyo dukiranirwa, mwami ninde wazahagarara adatsinzwe? Mbese ubwo mwene muntu ugira ubwenge warabizi ko nta watsindira mu rubanza. Ibyo ntibishoboka. Ibi ndabisobanura mbanje kubivuga gutya mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2 gihamanya na Bibiliya aho ndi buvuge haranditse ngo aya mategeko yayo ngo yijya kuducira urubanza ntabwo yagenzura irebeye mu bigaragara gusa. Yego. Irebe ibigaragara dufite imfura zizi kwitondeka. Abantu bakwitondeka. Bakishushanya rwose bakigabanya karinda. Bakigira nkaho ari ikintu. Yego. Ariko Imana yo ngo igiye kuducira urubanza ngo ireba intekerezo zacu, ikareba imigambi, ikareba les emotions, iby'umutima ubangukira cyangwa amarangamutima yacu n'ibyifuzo, les désirs, les pensées, les désirs, les émotions et les intentions. Ibyo byose Imana ni ibitekerezo, ni ibyifuzo, ni iby'umutima ubangukira n'imigambi yawe. Ku buryo utarasambana, Matayo 5:27, urebye umugore wandi akamwifuza aba amaze gusambana. Ubwo ijuru ryo ribajyanditse ngo iki mu rubanza uzagisobanura. Yego. Ku buryo ntawe wishe, ntawe uroze, ntawe urashe, ntawe utemye. Mu Rwambere rwa Yohana 3:16-3:15 haranditse ngo ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi. Yego. Nta urugamba ruri kubera iyo utarugiyeho ukanezezwa gusa n'ibirubereyemo. Mbese nka kumwe ari gihe ujya kumva ngo za Urusiya zapfuye cyangwa za Ukraine zapfuye, ngo ya ntambara yabaye ngo ariko ngo hagwemwe abantu kavati nibura awa ugakoma mu mashyi cyangwa ukabashima. Bibiliya muri Ezekiyeli 25 umurongo wa 3 haranditse ngo kuko wavuze ngo awa ngukishima hejuru yabo bagize ibyago batondeka ibizahana zahanwa. Mu Migani 17:5 haranditse ngo uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Noneho iyo migambi yo mu mutima ubu ndashaka kwerekana impamvu muri rubanza nta n'urubanza ukurikije ko Bibiliya ivuga ni ngombwa ahubwo rutabaye ngira ngo nibwo twaturenganye. Twaba dufite ikibazo. Ngaho Imigani 24:9 ugambirira gukora ibibi bamwita umugira nabi. Imigambi y'umupfapfa niyo cyaha kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. Noneho 15 Imigani n'ubundi umurongo 26 haranditse ngo imigambi mibi ni ikizira kuwiteka ariko amagambo anezeza aramutunganira. Noneho kuba twumva nibabanze bumve ngo Imana ntiyakwihanganira gutakaza kamere yayo. Kamere yayo ni urukundo turaza kurubona, ariko rufatanye n'ubutabera. Kamere yayo ni imbabazi turaza kubireba, ariko zidatandukana n'ubutabera. Noneho rero mu byumve dushyirwa mu rubanza, dushyirwa mu rukiko kugira ngo dusobanure uko twagejeje amategeko y'Imana, atari mu bigaragara gusa ahubwo imbere mu mutima. Noneho mu rubanza nk'uko mubibonye twageramo tugatsindwa. Ubwo nyiri ahangaha yenda nubwo mpatinze turi bahagaruke, banyabyaha bagenzi banjye mu nyumva uko gutsindwa ubwo amahoro yanyu, umutekano wanyu, ibyiza kuri mwe nibwo biba biregutse. Wambaze utese kandi kudutsinzwe biregutse bite? Ko ndikumva ahubwo ishyano ritugwiriye. Mu Baroma igice ni icya 5 umurongo ni uwa 20 ndasoma imirongo nk'itatu. Banyabyaha mu nyumve dore amahirwe yacu ngayo. 5 umurongo wa 20 ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Nyamara aho ibyaha bigwiriye niho ubuntu bwarushijeho gusaga. Kumva Imana ifite amategeko noneho tukayica, uko itegeko riza nuko ryimbika uko twavuze rigera no mu mutima nukugwiza ibyaha. Nukugwiza ibyaha. Umuntu yarazi ko iyo yiyicariye, narasabye nko makurambere n'abahanuzi ngo umuntu wese wikunda ntiyite ku mbabare n'abakene n'abagowe ngo bare umwicaye. Ubwo hari umuntu wari wiyicariye kuko ataroga ntatemane,
akabazi ko atari umwicanyi, ariko kwezi ibirayi ukabimara wenyine hari umuturanyi uguwe nabi, ubwo nawe uri ku rutonde rw'abicanyi. Ngiki kitegeko rimaze no kugira ngo rizikure abantu bose bitwe bya bindi byose bibi byaha. Noneho Abaroma 3:19 tuzi yuko iby'amategeko avuga byose bibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Ngaka akamaro k'amategeko, ku buryo iyo ahagaritswe ariko rekana ubutabera bw'Imana akanwa kose karaziba. Cyetse utagira ubwenge niwe wabwirwa amategeko yarangiza akavuga ko atari umunyabyaha. Noneho rero iyo amaze gushyirwa habona azikuye ibyacu n'ibyo mu mutima, ibyaha bigwiriye tubuze iyo tugana. Pawulo aravuze ngo aho ibyaha bigwiriye noneho niho ubuntu busaga. Ni nacyo cyatumye uyu murongo w'ibyakozwe 5:31 yenda akaba ari we tuba ducumbikiye kugira ngo tubihaneho ibitekerezo. Ibyakozwe 5:31 ni Yesu uri kuvugwa. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza, abe ukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Njye mbona nk'ijambo kubabarira mwise abantu benshi njya muri baryumva nabi, batekereza yuko kubabarira ari nko umuntu ashobora kuza wenda akakoneshereza yarangiza akazambwira ati rero inka yanjye yariye ibyatsi yariye ibigori byawe ariko mbabarira, kuvuga ngo ndakubabariye. Ariko iryo jambo turirambuye urumva ko harimo inshinga kubabara, noneho bikaba igikorwa cyo kubabara ariko ubabariye nakigukoreye, ubabariye mu kindi cyimbo cy'undi muntu nakubabariye. Noneho reka wenda turirambure. Ubundi Imana niyo yababariye yonyine, ibindi byose dukora ni ukuyigana ariko ntabwo tubigeraho. Umuntu yakoze icyaha ahemukiye Imana, Imana ari yamuremye, umuntu ageneye igihano cyo gupfa, Imana itanga umwana wayo abari upfa, ariko na wa mwana yicwa n'umuntu n'undi w'umunyabyaha kugira ngo wa munyabyaha uri kumwica aba ari uzakizwa. Rero icyo gitambo kugira ngo kigira agaciro, kugira ngo bishoboke ko umuntu yakizwa, nuko abaho urubanza. None umuntu akamenya ngo urubanza ndarutsinzwe, nta yindi nzira byanyuramo kuko ntabwo Imana yabarira umuntu utamaze guhamwa n'icyaha, kandi ntiyahamwe n'icyaha ataburanye. Noneho impamvu yo gutsindishirizwa, impamvu yo kugira ngo umuntu ajye mu rubanza ni uko agomba kuba yatsinzwe. Noneho ari akagingo mwari mumaze kudusobanurira, Imana iradukunda koko, ariko no mu buzima busanzwe nubwo dukundana nko mu mategeko, uzi ko iyo umuntu amaze kwemeranya n'umukobwa ko bagiye kubana, bajya mu mategeko bagashyiraho imirongo avuga ngo tuzabana dukurikije ko amategeko abiteganya. Amategeko aramutse adahari bikavuga ngo ubwo amukunze namujyane, ibi byitwa guhemukirana. Ntabwo umuntu ahemuka nta tegeko rihari, nta n'amasezerano ahari, kandi amategeko yose n'ubundi aba ari amasezerano ahubwo yemeweho n'abantu runaka cyangwa se yashyizweho n'umuntu mukuru ubifitiye ububasha. Rero abantu bumve ko Imana mu rukundo rwayo ntabwo yagira urukundo rutagira amabwiriza, kuko nyine urukundo n'ukuri ni ibintu bidashobora gutandukana cyangwa se n'amategeko, ku buryo Imana idukunze ikaba yaravuze ko izaduhorera. Umuntu akaguhemukira, wajya mu rukiko agatanga ruswa, Imana ntiturengere, yabitandukanye n'abandi bacamanza bo mu isi. Rero ntaho mu by'ukuri yabitandukanye nabo, ahubwo kubera ko itandukanye nabo niyo mpamvu yavuze ngo ntimuzihorere, ahubwo mubindekere, ngewe nzabyikurikiranira. Ngo umuntu nagutwara umwenda, nagutwara ikanzu, uzamuhe n'umwitero. Noneho indi ngingo kuri ya ngingo batubwiye mu butumwa bwatoranijwe, ahavuze ngo ireba no mu mutima n'imigambi yagambiriwe. Hari abantu bajya gukora ibyaha ariko mu by'ukuri atarabigambiriye, ari nk'impanuka zabayeho cyangwa se ari intege nke z'umubiri. Ariko hakaba abandi banyabyaha bazi kubihisha, banategura ukuntu bagenda bakabikorera mu bandi b'abanyantege nke cyangwa se b'injiji cyangwa se babaswa batazi amategeko, akaba babakorera ibyaha ku buryo abo ngabo amategeko atabagezeho.
none ndatanga ingero abantu bazi kubyumva. Urabona abantu bajya baroga, umuntu ashobora kugenda akagaburira umuntu ibyo kurya bihumanye bitewe nuko wa muntu wenda yabiriye yaranahaze, aho uburozi buri akaba atabugezeho, ku buryo aranataha avuga ati runaka yangabura ibyo kurya byari byiza kubera ko atigeze aburyaho, ntazanagira icyaba. Ariko Imana yo yari kubireba, yabonye umugambi wa muntu yari afite, yanabimuhaye arabirya, ariko aho uburozi buri ntiyaburyaho. Noneho ku buryo uwo muntu mu buzima bwe bwose mwese ntawazagera amushinja ko yishe uwo muntu, ariko Imana yo yarabibonye. Ibyo rero biri mu ngingo zindi zigomba gutuma uru rubanza rw'Imana rutabayeho, ahubwo usibye ko yamaze kurwanzura rwanatangiye, ahubwo twakabaye tubaza ngo rugeze he. Mbese twakabaye nk'aho tujya kurutebutsa nko kumwe umuntu ajya kurega mu buzima busanzwe akajya gutebutsa. Reka twumve icyo mwashaka kongeraho. Icyo twongeraho abantu nibabyumve, birakwiye, ni ibishimirwe yagize neza ubwo yashyizeho urubanza. Ariko nk'uko unabivuze, aya mategeko turi gutindaho azikura ibyaha byacu ngo bibe byinshi, kugira ngo na za mbabazi ziri buze kutugirirwa zibikureho byose byagaragaye, cyane ko utabibonye ngo abyemere ntajya bikizwa. Kandi amategeko Abaroma 7:7 niyo amenyekanisha icyaha. Ibyo wari umaze kuvuga, cya gitabo navuze sinkirambure, hari iri jambo rivuze ngo amategeko y'Imana aragutse cyane, iyo ashaka kuvuga ubushake bwose bw'Imana, kuko ntabwo yita ku bigaragara inyuma gusa, ahubwo acengera no mu ntekerezo, mu migambi, mu byifuzo, mu by'umutima ubangukira, aho amategeko y'abantu atashobora kugera, kuko yo yita ku byakorewe inyuma gusa. Umwisho w'amategeko y'Imana ashobora kuba umuhanga agahisha ibibi bye, akaba ari umwicanyi ruharwa, akaba ari umujura umugizi wa nabi, akaba ari umusambanyi kabuhariwe. Amategeko yo mu isi ntamucireho iteka igihe cyose atafatiwe mu cyuho. La loi de Dieu pranote de la jalousie, itegeko ry'Imana ryo ryandika ishyari ugize, de la convoitise, kwifuza, de l'ambition qui souffle de l'âme, iyo migambi mibisha icecekeye mu mutima, sans avoir encore trouvé à se traduire en actions extérieures, ariko ikaba itarabona aho iserukira inyuma ngo rubanda ruyibone. Parce que la volonté y était mais l'occasion a manqué. Bitewe nuko umutima wawe wari ushaka kubikora, ariko ukaba wabuze uburyo, cyangwa umushinga wawe ugapfa, ariko wari wawuteguye w'ubugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose, ijuru ryo rikubara nk'umunyabyaha. Noneho ko batwumva, nimwumve ko Imana yagize neza yo yashyizeho urubanza. Yashyizeho urubanza, ifata amategeko yayo ikajya igenzura ubuzima bwanjye n'ubwawe, ikabupima ku mategeko y'Imana. Icya umusaruro wavuyemo nuko amategeko atuma ibyaha bigwira. Noneho akanwa kose kakaba akanyabyaha kakazibwa. Noneho aho ibyaha bigwiriye, nibyo Pawulo yatubwiye ngo aho ubuntu nabwo iyo bwabyutse bugiye ku murimo, buba bwagiye kureba hahandi ibyaha byagwiriye. Reka tubwire abantu bababaje, umuntu wese ujya avuga ko amategeko y'Imana atakiriho, dore ibintu abatsembye, kandi niba hari n'ababyigishwa bakaba bagushije ishyano akaba bahemukiye. Iyo uvuze ko amategeko y'Imana atakiriho, ubusobanuye ko nta cyaha, kuko icyaha ni ukwica itegeko. Ubwo iyo nta cyaha kikiriho, uvuze ko nta rubanza. Urubanza ni urushyirwamo abishe amategeko. Iyo nta rubanza rukiriho, ubwo gutsindwa kuba guhari, kuko hatsindwa abashyizwe mu rubanza. Iyo gutsindwa kuvuyeho, gutsindishirizwa kuba kurenze, kuko abatsindishirizwa ni abagiye mu rubanza bagatsindwa. Aribyo Dawidi yavuze ngo ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Noneho rero umuvandimwe, wewe uvuga ko amategeko ntayo, amategeko atabaho, ubwo ibyo byose ntondetse uko ari 5 urabitsembye. Nta mategeko, nta munyabyaha, nta rubanza, nta gutsindwa, nta no gutsindishirizwa. Sinzi n'impamvu waba ugisenga, waba usenga ibiki kandi ushaka iki? Nta n'impamvu yo kujya uraririmba ngo ibyaha byanjye mwami ngo bimbabarire. Uri kuyiririmbira iki? Wakoze ibihe nta tegeko rihari. N'ubuyobe
kubwira abantu ko amategeko yavuyeho. Ngiki gituma Imana ishyira abantu mu rubanza, ni ukugira ngo amategeko yayo yaguke, yimbike, azikure y'ibyaha byose byacu, abidukwerere noneho kuba bishaka. Kuba bishaka, kuko Imana agakiza kayo ntabwo ikabunza nk'umunyu warase. Kuba bishaka batabaze batake bashaka kugirirwa ubuntu. Bwa buntu buze aho ibyaha byagwiriye. Nibutsa abantu ko ni ikidashoboka mu miterere y'Imana. Abazabisoma no mu gitabo cyitwa Child Guidance, ni page 232, bavuze imvugo ebyiri zijya zinezeza. Baravuze ngo justice has a twin sister which is love. Ubutabera ngo nagakobwa k'impanga yakagenzi kako kitwa urukundo. Hepfo barandika nanone ngo justice has a twin sister which is mercy. Ubutabera bufite impanga yabwo yitwa imbabazi. Utwo twose ntitujya dutandukana. Wavuga imbabazi zonyine ntizibaho zitagira ubutabera. Erega no kubabarira nabyo jambo yene ntibyumvikana. Birumvikana wenda ikinyarwanda kiteye neza ku buryo kibasha gusobanura iryo jambo. Ikintu ashaka kongeraho kuri ingingo y'ukuntu amategeko agwiza ibyaha. Amategeko mu bitabo yo dusomye dusanga icyabereho. Reka tuyafate nk'iki cyuma kigaragaza nk'ibyo byuma abadogiteri bifashisha bagaragaza indwara z'abarwayi. Niko Bibiri ivuga ahubwo ubwo bivuge tubisomye ni Yakobo. Ni Yakobo igice cya mbere. Amategeko ni mikorosikopi cyangwa se rugagamisha mu Kirundi. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ni Yakobo 1:22, kuko umva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, maze amaze kwireba uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko witegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Yandorerwamo turebamo tukibonaho imyanda. Bibiri yiyise amategeko. Ariko iyo ndorerwamo nta mazi ifite, nta n'agasabune. Ubwo ubona imyanda ukajya gushaka utuzi n'agasabune, ariko ugakarabaho weretswe na yandorerwamo. Niko amategeko ameze, niyamenyekanisha icyaha. Noneho rero umurwayi wajya kwa muganga akasanga umutwe ukaba uri kumurya, amaguru mu nda hakaba ari kumurya, ariko muganga akamupima akamubwira ati rero rwose yenda abona nta ndwara ufite. Muri iyi minsi bisigaye bikunda kubaho abantu bakarwara malaria, ariko yajya kwa muganga bakamubwira ati rwose nta ndwara ufite. Ariko se ndabona umurwayi atavuga ati rwose ubu ngubu mwari mubizi mumpereza agasaka njye guhinga, nubwo ndi gutitira ariko muganga ambwiye ko nta ndwara. Ubu narembye babayibuze, ariko ari ikimenyetso cy'uko ihari. Rero abantu sinzi ni ahantu bakura ubwo bashira sinzi ahantu bakura umutima wo gutinyuka kuvuga ngo nta mategeko ariho, amategeko y'Imana ntariho, ariko kagenda akinze ngo Imana ni nziza ngo ntiyadushyira mu rubanza. Imana ntiyadushyira mu rubanza. Umubyeyi wawe aramutse adashyizeho amategeko akurengera, nakuyobora ngo gushyira amategeko akuyobora, akubuza gukora ibibi bikonona, umubyeyi yaba ari umubyeyi cyakoze yaba ari indangare. Ariko Imana ntiyabikora kuko iradukunda kandi izi byose. Rero abantu bamenye ko nibaha agaciro amategeko, ntago amategeko yaziye kuturimbura, ahubwo agwiza ibyaha kugira ngo Kristo abikureho byose, ariko nta cyasigaye. Buriya urazi ko mu buvuzi buno bugezweho hari amavuriro adatanga imiti, ariko atanga serivisi z'ibyitangwa check up. Ugenda bakagushyira mu mashini igasuzuma buri rugingo rwose, akakubwira ati urwaye indwara nka 50. Noneho wawe wagendaga wumva nta kibazo ufite, biramutse bigarukiye aho ngaho watahana ubwoba gusa. Ariko kubera yuko ubizi neza yuko nubwo iryo vuriro rihari, hari n'ahandi uragenda muri farumasi bakaguhereza ya miti ijyanye na za ndwara zose, noneho ukabuzi ngo indwara zanjye zose nazikijijwe. Rero n'umunyabyaha nukomeze cyane ko n'ubundi uburwayi ibyaha bisanzwe bijyanwe n'uburwayi. Ababizi abatangiye iyo bagusuzumaga hari indwara nyinshi zaterwaga n'ibibembe nako n'ibyaha, kuko na wa muntu Yesu yakijije ubuhumyi baramubajije ngo mbese nguriya ngo ko yavutse ari impumyi ngo ni ibyaha by'ababyeyi be ni ibye bwite
ni ikimenyetso cyerekana yuko bisanzwe bizwi ko byari bimenyerewe ko kurwara n'ibyaha bifitanye isano. Yego rero abantu bazirikane ko amategeko y'Imana iyo tuyanyuzemo twibonaho ibyaha byinshi, ariko ntacyo bitwaye kuko n'ubuntu bwa Yesu buhita bugwira bukadukiza ibyaha icyarimwe. Noneho ingingo ya nyuma ikibazo cya nyuma nuko turibaza ngo ese ko Imana yanga icyaha kandi ikaba ishaka kukirandura, uruhare rw'urubanza cyangwa se urubanza rw'abanyabyaha ruhurira hehe na yanze rero kudukiza ibyaha no kubirandura burundu kugira ngo biveho, tubeho dutekanye nta banyabyaha bariho, tutikanga ikibi nk'uko mu isi bisanzwe bimeze? Nibyo twakomeje kuvuga, ariko turabigarukamo tunabishimangire kenshi kugira ngo abantu bakomeze babyumve. Mu mishinga Imana yateguye, uyu w'urubanza no gushyiraho abacamanza yawitayeho cyane. Hoseya 4 ntabwo bitangiye ubu, Hoseya 4 umurongo duhere ku murongo wa mbere, araya magambo avuze ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Bisirayeli mwe, Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitari mukuri cyangwa kugira neza haba no kumenya Imana. Yego. Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu. Yego. Nta kindi gihe hari keretse kurahira bakica isezerano no kwica no kwiba no gusambana bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba, n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 42, Yesu wa wundi twabonye Imana yazuye akaba wo guhesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha, nk'uko twabibonye mu byakozwe 5:31. Noneho hano 10:42 yongeye afata indi role, adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari w'Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'uw'abapfuye. Ku baduteze amatwi, nimumenye neza ko hatabayeho uru rubanza Yesu ngo ahagarare nk'umucamanza, hari ahandi ahagarara nk'umukiza, hari ahandi ahagarara nk'utubabarira ibyaha akabiduhanaguraho. Mbese uru rubanza rutabayeho, iby'agakiza nta gakiza twaba dufite. Iri jambo abantu nibaryumve, kuko ikibazo cyabazwaga ngo ni iyihe sano y'uru rubanza n'agakiza kamwe ni muntu. Reka mbwira abaduteze amatwi ngo urubanza ruramutse rutabayeho, ngo twebwe abanyabyaha abishi b'amategeko y'Imana dutsindirwe mu rubanza kuko kamere yacu itarushobora, ngo ibyaha byacu bishyirwa habona bibe byinshi, bwa buntu twasomye ntibwagwira, agakiza twaba tukabuze. Akaba ariyo mpamvu uhereye umunsi Imana yari ishyize ahabona urwo rubanza, ibyacu twese itarobanuye bikashyirwa mu rubanza. Ndasoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, ni urupapuro rwa 15. Imana ikemura ikibazo cyari kimeze nk'ihurizo. Ku basoma ibitabo ndakibabwira, urukundo rwayo rwinshi, ni nayo nsanganyamatsiko, rwinshi, imbabazi zayo ziruta ijuru n'isi, zakundaga umuntu yaremye. Umuntu yari yitunda abayisha itegeko, ariko urukundo rwayo rwinshi rwaramukundaga. Imana iragambira ngo uyu ntashobora gupfa, ndamukunda cyane. Nanone ubutabera bwayo ariyo kamere yayo, kuko Imana ni urukundo kandi ni inyabutabera, byombi biyikubiyemo. Urukundo rwayo rwananiwe kwica umuntu wari wakoze icyaha ngo apfe kuko ari we wabikoze. Ubutabera bwayo bwananiwe gusipurima amategeko ngo akurweho umuntu yibera hatagira amategeko. Iryo hurizo Imana yahuye naryo, irangije irishakira umuti. Yabigenje ite? Yaravuze ngo ngewe nshoboye byose, mfite ububasha mu mwana wanjye bwatanga ubugingo kandi bukazongera bukabusubira. Reka mfata umwana wanjye, uburakari n'urupfu narindica umuntu nkunda, ngiye kubyica umwana wanjye kugira ngo amategeko yanjye ahoreho, n'umuntu naremye nawe
ahoreho. Yego. Ariko ibyo byose icyabishyiraga habona ni amategeko. Yego. Ni amategeko niyo yari igipimo, niyo rugero rw'ubuyoboke, niyo tesite, niyo termometere y'uko umuntu yumvira ni amategeko. Ubwo rero urwo rubanza ntirutandukana n'agakiza kacu, nirwo rwatumye dutsindwa, nirwo rwatumye dutsindishirizwa, kuko uwatsinzwe bibwirwa n'amategeko yashyizwe mu rubanza. Hano haranditse ngo nuko le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Kristo yababajwe ibyari bidukwiye kugira ngo natwe tugirirwe ibyiza byari bimukwiriye. Il a été condamné pour nos péchés. Yaciriweho iteka. Buriya condamnation iba mu rukiko. No gucirwaho iteka. Yaciriweho iteka ry'urubanza rwari rudukwiye. Auquel il n'avait pas participé. Kandi ubwo azira ibyaha atigeze agiraho uruhare. Yaciriweho iteka ryari ridukwiye. Yego. Azira ibyaha atigeze agiraho uruhare. Afin que nous puissions être justifiés par sa justice, kugira ngo natwe dutsindishirizwe no gukiranuka kwe. Ubwo ubutabera bwamunyujijemo buramusikana, gusanga ari ubukiranutse. Kwa gukiranuka kwe barakutwihera. Hepfo baraducyuriye ngo arakel nous n'avions pas participé. Uko gukiranuka tutarigeze tukumufashaho, tukugira mu ruhare. Il a souffert la mort qui était la nôtre. Yapfuye urupfu rwari rudukwiye, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne, kugira ngo natwe duhabwe ubugingo bwarubwe kuko we abukwiye. Ngiki cy'urubanza rwamaze, rwahagaritse amategeko n'abayishe bashyirwa imbere. Uburakari bw'Imana mu butabera bupanga kubica. Urukundo rwayo, kuko ni imico yayo, ibona umuntu yaremye atapfa, ifata umwana wayo imusukaho bwa burakari arapfa, kugira ngo twebwe tugubwe neza dutekane. Ngurwo uruhare rw'urubanza mu gakiza kacu. Mbisubiremo kuba twumva hatabaye amategeko ngo uyacumure, ushyirwe mu rukiko, utsindwe, ntiwatsindishirizwa. Uvuze ko nta mategeko, ubwo nta gucumura. Ubwo ari nta gucumura nta rubanza. Ubwo ari nta rubanza nta gutsindwa. Ubwo ari nta gutsindwa nta gutsindishirizwa. Iby'agakiza ntabyo uteze. Rero ku bategereje agakiza tugaheshwa nuko twatsinzwe n'amategeko mu rubanza, Yesu akadutsindishiriza. Murakoze. Ngira ngo abantu barakwiye kuba banatinye kuvuga ko uri umuntu wiyita umukozi w'Imana, ariko ugatinyuka ukavuga ngo Imana ntabwo igira amategeko, kandi ari umwami, ari umutegetsi. Noneho ugatinyuka umuntu yakubwira ibyaha byawe akavuga ngo winshire urubanza, ngo Imana nizaca urubanza. Watekereza akavuga ati se uyu muntu tubwire ibyaha bye, akavuga ngo ntibazamuca urubanza, ngo Imana nizaruca. Ariko akongera yagera ku ruhande akavuga ngo amategeko yavuyeho, agasenga akavuga ngo tubabarire ibyaha, ngo tubabarire ibyaha byacu. Akabwiriza akavuga ngo mwihane ibyaha ibihe. Mu rusengero akabwira abantu ngo nibaze gusenga, ngo nibaze basengere. Urabasengera ngo bakore iki? Bagize ute niba nta mategeko? Niba nta byaha bakoze urababwira ngo baze gusenga ngo hanyuma uramurigiza kujya tubwiraga ngo ese ibintu urabivuze ngo so what, hanyuma hakurikireho iki? None abo bantu niba nta byaha bakoze, kubera ko nta mategeko, wowe uvuga ko amategeko yavuyeho, ubwo nta n'icyo bashinja, nta n'agakiza bakeneye, wikwirirwa ubarushya, barekera aho bari, barya n'amafaranga, we kurya n'amafaranga yabo. Kandi niba uzi ko nta mategeko hari koko, ubwo uzajya uva mu rugo udakinze, kuko n'ubundi nta mutungo ugira. Kuko iyo bavuga ngo amategeko niyo yerekana ko umutungo w'umuntu ari uwe koko. Mu mategeko nanditsemo ngo umutungo w'umuntu ku giti cye ni ntavogerwa. Ubwo amategeko uramutse uvuze ngo avuyeho, n'abana bawe ntibagomba kukubaha, n'umugore wabwo ubwo gusambana ntibibaho, uwo baryamana wese ubwo yababyemerewe, kuko uvuga ko nta mategeko. Ariko ngira ngo wenda tunakavuzeho abantu bavuga ngo abantu bicara bakihandagaza ngo nta mategeko ariho, ntago baba bavuga yose. Kubera yuko iyo nanjye niko mbikeka, iyo mwibye, iyo afite imodoka ajya kuyandikisha, agashaka carte jaune yayo, gashaka ibyangombwa, imirima ye agira ibyangombwa by'ubutaka, umwana we bamuteye inda yajya kurega,
ndetse abo ngabo hari n'igihe usanga bajya bakora inama bazita ngo ni ugutenga abantu, umuntu wanyuranyije n'amategeko y'idini, ukibaza ukuntu idini ryagira amategeko yaryo, Imana bakorera ntigire amategeko, ukibaza ahantu babikuye nabyo bikagucanga. Nyamara yagiye kubateza abantu abakoresha ikizami kirimo ngo umusubire mu mategeko, ariko yajya mu ruhimbi cyangwa se mu rusengero ati amategeko y'Imana yavuye, ngira ngo bavuga rimwe cyangwa se nk'abiri ayabananiye. Nanjye uko mbikeka kandi ni nako kuri, umuntu intambara iratera agahunga, yego, bamanika inkoni cyangwa umuhoro akiruka, yego, ujya bari kubabwira ngo ntimukice, yego, kuko yajya no gusenga cyangwa yagiye handi agasiga akinze, yego, yahinga ibigori mu kabande cyangwa afite iduka mu mujyi akahashyira umuzamu, yego, ujya hari abari kubwira ngo ntimukibe, yego, ifuhe rikaba ryinshi abonye umugore we ari kugenda ukundi, yego, cyangwa umwana we w'inkumi, ujya hari abari kuvuga ngo ntugasambane, agateranya icyumba akabwira abanyabyaha ngo nimwature, ubwo nawe abazi ko hari ibyo bakoze, cyangwa we aba yaremanganyije akabwira ngo ndangwara barondoye. ubwo hariya ubundi bikunda kwigaragaza mu isi iyo abantu bavuga ko amategeko yavuyeho, abenshi ni abanga isabato. Yego, noneho kureba ukuntu bari buyihandure mu yandi, Yakobo 2:10-11 akababwira ngo uwanga rimwe uwica rimwe aba yishe yose, akabona icyo kiramugonga. Kureba ukuntu nanone ari bwemera 9 nabyo bikamugora, agahitamo gupfa kuvuga umurongo awusobanuye nabi ngo ntitugitwagwa n'amategeko ngo yavuyeho ngo n'Abisirayeli byarabananiye, ubwo akapfa kubirimanganya. Ariko mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye haranditse ngo nimureke bano bapasitoro bakomeze bavuge ko amategeko y'Imana yavuyeho atakigira agaciro, ngo n'amategeko y'abantu ntabwo azongera kubahirizwa. Umuntu uhagarara ku butaka bw'igihugu bw'umugabane bw'isi akavuga ko amategeko y'Imana yavuyeho, uri umuntu uri mbese utoje ikireberi, ibyigomeke, utoje intumva mu miryango, kuko babwiye ko nta mategeko akiriho. Kandi kuba dufite aka kajisho mutubonana ni amategeko avuyeho, ibintu byaba bibi, ngurusha undi imbaraga yamwaka umugore, umunyabubasha yatwara umutungo wawe, uretse no kuvuga ngo Imana iyo yo mu ijuru nta nicyo yaba, tujya tuvuga ngo twarayishe, ariko ayayo urayica akaba ari wowe upfa, ntacyo yaba, ahubwo akamaro kayo kumvikana kuri twebwe. Yesaya 48:17 ngo aya mategeko ngo utegeka yose nayo kukugirira neza. 18 ngo iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Zaburi 119:35 haranditse ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi nta kigusha bafite. Reka mbabwire ngo iyo abantu bavuze ngo amategeko nta kitugenga, ntayo ntabaho, baba bari kuvuga rimwe cyangwa abiri. Ubundi banga isabato, hakaba abandi basenga ibishushanyo, bakanga ko ayo mategeko yabatunga urutoki, ariko ntukice ntacyo bapfa nayo, ntugasambane nabo bajya babwira ngo mwihane ubusambanyi, njye numva bari kubivuga, ntacyo bapfa nayo, ahubwo banga ari abiri bakabura uko babivuga bakayatsemba yose. Mbese ntaho batandukana n'umurwayi wagera kwa muganga bamupima indwara nyinshi akavuga ngo nzatira mu metero muzimpereze mbanze nzice noneho mubone kumpima zapfuye. Nuko ubwo surumva ibyo byashoboka, cyangwa bakavuga bati tukubonyeho indwara, ati nta kibazo, mu mvura ibicurane gusa umwijima wo mu bureke wazaguhitana. Rero nkibaza ko urubanza Imana ishimwe yarushyizeho igashyira ahabona amategeko yayo, akayifasha kuzikura ibyaha byacu, bigiye ahabona kubabyemera, ubuntu bwatubayeho bwinshi turababarirwa. Kandi ubwo buntu nabwo tumaze kubabarirwa, abantu nibabyumvira ijambo naryo twongere turisubiremo, nubwo hari ubundi twigeze turivuga, tumaze kubabarirwa, iri jambo kanongere ndisubiremo yenda bose baryumve, gutsindishirizwa. Uyu Yesu we watsinze tutamufashije, natwe twatsinzwe mu rubanza, nta uturenganije, ibyo twakoze nta n'uruhare yabigizemo, ibicumuro twacumuye atarabidufashije, aragenda atanga ruswa, reka bari ko nyita y'amaraso ye, kwa gutsinda kwe barakumwaka, baraza bari twe baratwambika, ubwo bakoresheje ingereka, hariho ngirisha na ngirira, ntabwo twe twatsinze, ahubwo
yatsindishirijwe. Ni Yesu watsinze, atsindishije amaraso ye, aradutsindira abari twabikorera. None se mbabazi, mukuru wawe agutangiye ruswa, wari wahemutse, abacamanza bakakwambika izera niko abarundi babivuga, kandi utera, abaguhaye uburenganzira ngo wongere ujye guhemuka, ahubwo arakubwira ati dore rero ndagukijije, ngukijije irya none, niwongera hari igihe bizakubaho, ntahari kazakubaho. Niyo mpamvu muri Tito 1:2 haranditse ngo ubwo buntu twagiriwe kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ubu buntu twagiriwe bumwe bwinshi bwatewe nuko n'ubundi ibyaha twari twakoze byari byinshi. Ni mwarimu kutwigisha kureka kutubaha Imana. Mbese ubwo wagutsindishije arakubwira ati genda rero ndagutsindishije, ntiwongere guhora undushye. Niko Yesu yabwiye indaya Mariya, Yohana 8, genda ariko ntukongere gukora icyaha. Rero kuba twumva urubanza rw'Imana rufitanye isano n'agakiza kacu. Murakoze cyane. Imana ishimwe ko yashyizeho urubanza kandi ikanatugenera agakiza. Rero reka dushimire Imana ko ubuntu bwayo bwadukijije, kandi nawe utari wihana ineza ubona Imana ikugirira, kubugihumeka, kuburyo bikamanuka, kububyara abana bagakura, we kwirata ko ubwo ngubwo bigomba kugarukiraho, ngo ubuntu bw'Imana itugirira ntabwo dukwiye kupfusha ubusa, ni ukugira ngo tubashe kwihana. Iyo neza Imana itugirira niyo kuidukuruza kugira ngo twihane, twemere ibyaha byacu, izatujyane mu ijuru. Uyu ni wo mwanya rero w'umusozo w'ikiganiro cyacu tuganaho. Wenda tubaze, ndabona abantu bagiye bandika ngo barakurikiye ari benshi. Twabashimiye kuba mwadukurikiye, kandi muzajye murarika n'abandi kuri aya masaha. Buri gihe haba hari ikiganiro kiri live, mu yandi masaha hari igihe dushyiraho ibindi biganiro nabwo byabagira umumaro. Mu isaha 3, n'isaha 5, n'isaha ya 8. Rero ahangaha niho tugiye kugarukira, ariko mbere yuko dusoza wenda ngo dusoke muri studio, reka tubaze ese ubutumwa mwahereza abantu muri uyu mwanya bakwiye gusigarana kuri ingingo itubwira ngo kubera iki Imana izajyana abantu mu rubanza. Twayibonye impamvu nyinshi, ariko icyo bakwiye gusigarana ni iki? Murakoze. Icyo bagomba gusigarana nibongere bamenye Imana neza. Yego. Ubambere ba Yohana 4:8, udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Yego. Ariko ni n'inyabutabera. Yego. Twabisomye muri Zaburi n'ahandi henshi, igira ubutabera. Yego. Mu mico yayo ntabwo yo ishaka gupfonyokaho ngo igire kimwizimiza. Izagumana urukundo kandi igumana ubutabera. Kandi yarabishoboye. Yo yaradukunze ntitwapfa, n'amategeko yayo ntiyayakuraho yica Yesu. Yego. Urumva ko yari ibishoboye, yishatseho igisubizo. Yishatseho igisubizo kandi arakibura, kuko erega n'Imana ishobora byose. Ishobora byose. Yabonye igisubizo cy'umunyabyaha ikunda, ibona igisubizo cy'amategeko ifuhira, turakira n'amategeko agumaho. Nibamenye kamere yayo ko ni inyarukundo ikagira ubutabera. Yesu waje kwitugaragariza. Yego. Muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 14 n'uwa 17 haranditse ngo muri yo hari ubuntu n'ukuri. Muri we hari ubuntu n'ukuri. Agira ubuntu, ariko ntibubu ubuntu gusa, ahubwo bukaba bwo buherekejwe n'ukuri. Noneho hari abashaka ubuntu gusa ariko bakirengagiza ukuri, kandi ukuri akifuza ko abyara abana akabarera, ariko ntababurize gusambana nawe ngo basambane. Mbese ibyaha uko Imana itugirira neza, natwe tukarushaho kugira ibyaha. Ibwo rero ntabwo ibyo birimo, ahubwo Yesu harimo ubuntu hakabamo n'ukuri. N'uwagiriye ubwo buntu, yego, aramubwira ati nk'umugabane nari nakugeneye, ndabigukijije, ntukongere. Kandi yakubwiye ngo ntukongere. Mbese abantu nibabyumve, Bibiliya nivuga ngo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Abantu nibabyumve, mbivuge kuri Mariya. Mariya yarasambanye, itegeko rimwambika ipingu, riramushorera rimugeza kwa Yesu. Ariko abantu ntibabizi, Yesu yamugaruye mu mategeko. Yesu yamukuyemo ipingu, yamutera amabuye, aragira avuga ngo none taha ntukongere gukora icyaha. Ubwo yaramubwiye ngo wubahirize amategeko, kuko icyaha no kwica itegeko. Abantu nibabyumve, ubuntu ntibubaho ahatari amategeko.
mbese nka kumwe muri Zaburi havuga ngo umusore azeza inzira ye ayejeje kwitondera amategeko y'Imana uko byategetswe. Rero ngubwo ubutumwa abantu bamenye ngo Imana ni urukundo kandi muri yo hari ubutabera. Murakoze cyane. Rero uyu niwo musozo w'ikiganiro cyacu, tubabwire ngo kizajya gikomeza kuzaho mwenda mu ngingo zitandukanye. Iki kiganiro cyangwa se iyi saha kuri uyu munsi wa gatatu w'isabato tugira ikiganiro cyitwa gutsindishirizwa, tuganira ku ngingo zitandukanye zijyana n'iki kiganiro. Rero reka tubashimire, tubasabe kugira ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu no gutsindishirizwa kwanyu. Ubwo Yesu yabwiye Mariya ngo genda ntukongere gukora icyaha, tuzibukire ibyaha, ibitunaniye tubiragize Imana kugira ngo duhe imbaraga zo kunesha Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Reka dusoze dusenze. Turagushimira Data wera udukundira mu ijoro ryiza n'iryo rihimbazwa. Amen. Waraturinze ndetse watuyoboye muri iki kiganiro, nta mugisha n'umwe twakuburanye, ndetse tukweretse n'abakurikiye iki kiganiro kugira ngo ubatsindishirize, ubahe kwakira imbabazi zawe ubwo wazitanze. Twe kugwa mu mutego uvuga ko ubwuntu bwatanzwe ubwo bihagije, ahubwo tubona uruhare rwacu rwo kwakira imbabazi zawe, kandi twe kuzongera kubisubiramo, ahubwo turwana urugamba rwo kwishakamo amafuti no kuyihana, maze nitwezwa nawe uherwe icyubahiro. Amen. Utwiyobore muri byose, gahunda zose zikomeze kuyoborwa nawe, ibyishimo n'ibyo ryo mu izina ryawe Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.